ikaze mu isaha yo gusubizwamo imbaraga n'ibyiringiro. Ndagira ngo dusome muri Samweli wa kabiri igice cya 9. Iyi nkuru nayo iri mu nkuru nkunda cyane muri Bibiliya. Muraza kumva impamvu nyikunda. Baratubwira ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Nkunda uyu mutima wa Dawidi. Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli Rodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli w'i Rodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti. Aritaba ati, kare mu mugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nuko aramuramya aravuga ati, umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa? Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati, ibyari ibya Sawuli byose n'ibyaho mu nzu ye bose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Maze Siba abwira umwami ati, ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Mefibosheti akajya arira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Kandi Mefibosheti yari afite umwana w'umuhungu muto witwa Mika, nawe mu rugo rwa Siba bose bari abagaragu ba Mefibosheti. Nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka, kandi yacumbagiraga ibirenge byombi. Haleluya. Iyi nkuru ndayikunda kuko bamo ibintu byinshi dushobora gukuramo amasomo yadusubizamo imbaraga ku isaha nk'iyi. Icyambere nkunda ni ukuntu Dawidi muzi imyaka igera kuri 12 Sawuli yamaze amuhiga, amutera amacumu, amugenza ngo amwice, ariko Sawuli amaze gupfa na Yonatani. Dawidi aravuga ngo, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani wari inshuti yanjye? Ninde muri twese watekereza ko umuntu waguhiza imyaka 12 amara gupfa ugashakisha abo yaba yarasize kugira ngo bagirire neza? Uyu ni umutima w'Imana. Ni nayo mpamvu mu murongo ukurikira wundi yaravuze ngo murongo wa 3, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Kuko hari ikintu Dawidi atwigisha hano. Abantu kenshi iyo batugiriye nabi, twebwe wenda niyo utamwituye kuko nta bushobozi ufite bwo kumwitura, umwitura kumuvuga nabi. Aho bamuvuze hose ukarwara umutima. Mwari mwabibona? Iyo umuntu yakugiriye nabi, niyo bavuze izina rye gusa, niyo bavuze uwo bitirana, urwara umutima. Hari inkuru zambabaje kuko ubundi turamutse turi abantu b'Imana, cyakora babikoze ubwo ntabwo ari abantu b'Imana. Umugabo witwa Bagosora yarapfuye. Bagosora, Theoneste Bagosora. Bagosora yapfuye, umuhungu we
atanga itangazo amenyesha inshuti ze, kuko burya ntawe utagira inshuti, n'umugome agira inshuti, ati papa yapfuye. Ariko nabonye mesaje zavuye mu Rwanda, bati yagapfuye, n'ubundi yari yaratinze gupfa, nawe umwana we urakamukurikira. Abantu nizere ko nta mukristo wabyanditse, kuko twebwe ntabwo twemerewe. Ni Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe nasonza, uretse no gupfa ujye umugaburira, nagira inyota ujye umuha amazi yo kunywa, napfa ngo nakongeraho ngo ujye umuririra niba bishoboka. Ariko mu migani bakatubwira ngo umwanzi wawe nagira ikibazo ntuzishime, ngo Uwiteka atabibona akarakara ngo akisubiraho. Dawidi hano atwereka umutima w'imbabazi z'Imana. Aravuga ati nta muntu wo kwa Sawuli, wa wundi wampigaga, wa wundi wanteye amacumu 3 nkayakwepa, waba yararokotse ngo mugirire neza kubw'imbabazi z'Imana, kuko Imana yangiriye neza. Haleluya. Imana nikugirira neza, abakwifurije nabi bose ntuzabakore ku matama, nibagira ibyago ntuzavuge ngo awa, uzamere nka Dawidi uvuge ngo ariko nta muntu wo kwa Sawuli waba yararokotse ngo mugirire neza kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Iryo ni isomo rya mbere, ariko si ryo nshaka gutindaho cyane. Ngewe ndashaka gutinda kuri iki. Baramubwira ngo haracyariho umwana wa Yonatani, ariko amugaye ibirenge. Agize ate? Amugaye ibirenge. Mefibosheti mwene Yonatani umugaye ibirenge. Abahehe? Ariko Irodebari muri Isirayeli, ukumenya ngo Irodebari nahagana hehe, na Dawidi ashobora kuba atarahazi, nubwo igihugu cyose yari yarakigenzemo. Baravuga ati ari ahantu very far. Irodebari kwa Makiri mwene Amiyeli. Jewe natekereje kuri iyi nkuru, ntekereza Dawidi atumye abasirikare ngo bajye Irodebari kwa Makiri. Bagezeyo baravuga ati turashaka umuntu witwa Mefibosheti. Icyambere abantu bose batekereza iyo babonye abapolisi batungutse muri quartier, ntawe ujya atekereza ko bazanywe n'amahoro. Ndabeshya? Iyo ubonye imodoka ya Pandagare iparitse muri quartier, abapolisi bakamanukamo bafite n'imbunda, uhita utekereza uti baje gufata umuntu. Rero ntekereza abasirikare ba Dawidi n'amafarasi yabo batungutse Irodebari, bakaza bayoboza kwa Makiri. Bagera ku irembo ryo kwa Makiri bakavuga ati turashaka umuntu witwa Mefibosheti. Bagomba kuba baravuze ati karabaye. Dawidi yibutsa amacumu Sawuli yajyaga amutera, yibutsa imyaka 12 yamaze abundabunda, agiye guhora. Mefibosheti ndamutekereza ko yari yaramugaye ibirenge, ubwo yaje ibirenge nyine byari byaravunitse, ubwo yaje nyine agenda, araza abonye abasirikare ahinda umushitsi bati umwami aragushaka, kuko ntabwo Dawidi yari yavuze icyo amushaka, ati umwami aragushaka. Agomba kuba yaragiye mu nzu asezera ku mugore, ati rero baranjyanye, muzagerageze kumenya aho intumbi yanjye bazaba bayishyize. Baranjyanye, sirikare baramujyanye, baragenda ngo bageze imbere ya Dawidi. Murebe umurongo wa 6. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi, yageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aramubwira ati Mefibosheti. Umva uko yashubije, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura. Impamvu mbabwira ngo yaje ahinda umushitsi, yaramubwira ati ko ndiye urimo guhinda umushitsi, ariko ko ndiye urimo kubira icyuya, humura, singuhamagariye kukwica, uhamagariye kukugirira neza, ku bwa Yonatani wari inshuti yanjye.
ndimo ndatekereza Mefibosheti aho aryamye hasi arimo kuvuga ubuse ibyo numva nibyo cyangwa numvise nabi, ntabwo wampamagariye kumfunga, ntabwo wampamagariye kunyica, ntabwo wampamagariye kumfu. Hanyuma ahita ibyari bimurimo byose bimusohokamo arasubiza ngo yumvise imigisha yose Dawidi yamubwiye ibintu bitatu agiye kumukorera, amubwira ngo icya mbere nzagusubiza imisozi y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, ikindi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Haleluya. Noneho rero umva ishimwe rya nyakugira Imana ngo nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Njye ntekereza Mefibosheti imyaka yamaze Rodebari yaritebeje, yarikinagaje, yarihorobetse, ageze ahantu umwana wari umwana w'igikomangoma, umwuzukuru w'umwami ukomeye wa Isirayeli, asigara yumva ari intumbi y'imbwa. Hari abantu benshi bibona nka Mefibosheti kubera ko yavukiye ahantu runaka, kubera ko ari yibona muri ubwo buryo, kubera ko banabimubwiye akagenda yipfobya, yihorobeka, yimanura. Mwana mwumva abakristo basenga bavuga ngo Mana ngo jyewe ntacyo ndicyo, ngo nta nubwo ndi n'urushishi imbere yawe, ngo nta nubwo ngana n'umunyorogoto. Ubwo rero ngo babyita kwicisha bugufi. Oya, Kristo abasengera hano sinzabumve musenga gutyo, nutangira gusenga gutyo nzagucecekesha. Ntabwo uri umunyorogoto, nta nubwo ubushishi bukuruta. Ntabwo Yesu yapfiriye ubushishi, ntabwo Yesu yapfiriye iminyorogoto, ntabwo yapfiriye ibimonyo, ntabwo yapfiriye ibikeri. Uko waba wibona kose, uzi kubona umwana w'umwami yiyita intumbi y'imbwa? Hari abantu rwose, kandi kugira ngo uzakosora abantu bamwe mu myumvire yabo. Hari umuntu twahoze tuganira mu gitondo, mubwira ntariko ntimbona wari igisize mu kagereza, hanyuma umaze gufunga ukajya ubyinamo umuzunga nk'imbeba yafashwe mu gifuma. Hari imitego bategesha imbeba itarakamashu yitwa ibifuma, biba bikoze mu mporomporo, sinzi mujya mubona abantu babibunza. Imbeba yinjiramo ntishobore gusohokamo, kwinjira biroroha ariko gusohoka ntibikunda, kuko ibifiteho utuntu tw'imporomporo zityaye zimeze gutya zireba imbere. Iyo yinjiramo birayorohera, yajya gusohoka za mporomporo zikayijomba, noneho ikagumamo kagikomeza ikabyinabyinamo. Hari abantu rero benshi bameze baryo, bishyize mu kagereza, bakumva ari intumbi y'imbwa, bakumva ntacyo azageraho, akumva ntacyo azimarira, n'ubuzima ntacyo buzamumarira, cyane cyane kuba ufite n'abagushimangiye bakakubwira ko n'ayihene utayikamira. Babwira rwose n'ay'umuyenzi. Uretse kubwira abantu imiyenzi ntabwo bashobora kubyumva, kuko imiyenzi igira amata. Iwacu rero mu cyaro hari igihe umubyeyi kugira ngo yumvishe umwana we ko ntacyo azageraho, yaramubwira ati n'ay'umuyenzi ntuzayikamira. Wamubwira ikintu akavuga ati mama yajyaga ambwira ko n'ay'umuyenzi ntazayikamira, ati na papa yambwiye ko ntacyo nzageraho, akabishimangira bigafata, ukavamo intumbi y'imbwa. Kuko urabona Mefibosheti baratubwira ngo umuja wari umushinzwe wamureraga, umuboyesi, niyo magambo dukoresha uyu munsi. Umuboyesi wamureraga ubwo bahungaga, Sawuli na Yonatani n'abahungu be ba Melkishua n'abandi bamaze kugwa ku rugamba. Ubundi muri kino gihe cya ba Dawidi na iyo umwami yatsindaga igihugu, ikintu cya mbere yabanzaga gukora kugira ngo iyo ngoma itazubura umutwe, yabanzaga kwica abana bose bakomoka muri uwo muryango. Muzabirebe no muri Bibiliya na Yehu yarabikoze n'abandi. Noneho muri icyo gihe bumvise ko Sawuli na Yonatani na Melkishua n'abandi bose n'abahungu ba Sawuli bose bapfuye, barahunga kugira ngo nibura bahishe. Noneho umuboyesi wari utwaye Mefibosheti aramwiyufura, yikubita hasi avunika amaguru yombi, acumbagira ibirenge,
akajya agenda nyine uturenge twarahetamye acumbagira ibirenge, umwana w'umwami ucumbagira ibirenge, ariko ugiye kubi Lodebari kwa Makiri hirya ya Buzinganjwira ahantu mu kibande, ahantu mbese nta muntu uzakeka yuko kwa Sawuli hari umuntu ukiriho. Wenda nawe ni kujya wiyumva, cyangwa nawe aho ukomoka niko hameze. Kandi ntibinavuga yuko waravukiye ahantu habi, ushobora no kuvukira i Nyarutarama, ariko Nyarutarama si yongera ngo ubu ngubu bigezweho cyane, hari izindi zimaze kuyicaho. Ushobora kuvukira muri Vision City. Kugira ngo uzinjire muri Vision City ugomba gusobanura aho ugiye no ugiye kureba, ntabwo upfa kwinjiramo gusa, ni ahantu hubashywe cyane. Nigeze kujyaho baramubwira turajya hehe, nkavuga nawe se iyo umuntu agiye gusura umunyarwanda bamuza aho agiye, ni hari abantu uje gusura hano ngo turashaka kumenya ni kwande. Ndahavuga bageze aho barandeka. Ushobora no kuvukira bene aho ngaho, ariko kubera uburyo Satani yakwegereye akabwira ati nubwo wavukiye hano ntacyo uzageraho. Kubera iki? Wenda wagiye kwiga mu ishuri ukajya ubona amanota make. Nta kintu kigorana nk'umwana ubona amanota makeya mu rugo rw'abantu bize, bakakuririmbira indirimbo yuko uzabakoze isoni, kuzabamwaza, kuzabashwaza, mbese amagambo yose abaho ari negative bakajya bayakuririmbira. Wageraho ukabyemera ukumva uri mukoro, uri mburamumaro, uri intumbi y'imbwa. Uzi impamvu Mefibosheti yise intumbi y'imbwa? Ni ukuvuga ngo intumbi y'imbwa ntawe uyirya. Ari intumbi y'ihene barayirya, ari intumbi y'inka barayirya, intumbi y'imbwa barayijugunya. Ni ukuvuga ngo nta gaciro mfite, nta mumaro, ndi intumbi y'imbwa. Niba wicayemo hano ujya wumva umeze gutyo, ndashaka kukubwira inkuru nziza. Hari umwami waje adutumaho, aratubwira ati muze kandi jyewe nzabagira abana b'Imana. Haleluya! Kuko buri icyo Dawidi yakoreye Mefibosheti yamushubije mu kuba umwana w'umwami. Haleluya! Yamushubije ku umwana w'umwami, aramubwira ati Mefibosheti ubundi ntabwo uri intumbi y'imbwa. So Yonatani yari igikomangoma, sogokuru wawe Sawuli yari umwami, kandi jyewe ndabyemera nubwo bapfuye, ariko ndabyemera yuko uvuka ahantu hazima. Kandi natwe twese twaremwe mu ishusho y'Imana. Ubundi ku bw'akavukire yacu turi abana b'Imana, turi abantu b'Imana, ariko twakiriye Kristo. Iyo Yesu aguhamagaye mu izina akavuga ati we kanaka ngwino unyitabe, ntukikubite hasi uvuge ngo ndi intumbi y'imbwa. Oya, jya uvuga ngo karame mwami ndaje, agusubiza uburenganzira bwawe. Kuko icyo Yesu yaje gukora, yaje kudusubiza uburenganzira bwacu, yaje kudusubiza mu isura yacu, yaje kudusubiza ubukomangoma bwacu, yaje kudusubiza mu mbaraga zacu, yaje kudusubiza mu butware bwacu, yaje kudusubiza mu butunzi bwacu, yaje kudusubiza mu bwenge bwacu, yaje kudusubiza agaciro. Nicyo Dawidi yakoreye Mefibosheti, amukuri Lodebari mu kitumva ingoma. Azahinda umushitsi ariko ageze imbere. Rero buriya hari ikintu njya mbwira abakristo, hari abantu no kugira ngo abantu bakizwe nabo babasubize Lodebari kwa Makiri, ukabanza bakamuhondagura, umunyabyaha ukamuhondagura, ukamutera n'amakomplexes nk'abagara ntoya. Ntukabigenze gutyo, ujye bikora nk'ibi ngibi. Ubwira abantu atari ko kuki wagumi Lodebari kwa Makiri, kuki wakuma mu rwagwa, ukaguma mu busambanyi, ukaguma mu isoni, ukaguma mu kimwaro, kandi umwami yaguhamagaye ngo ujye wicarana nawe buri munsi. Ubwo rero nibwo butumwa buryoha, jewe nibwo nkunda kuvuga. Ariko buriya kubera ko twebwe abantu benshi nabo, erega hari n'abantu Yesu yakuye Lodebari basubirayo. Njya mbabona abarokore batuye Lodebari bakiyumva nk'intumbi y'imbwa. Kamubwira ko urwakizwa, ati ndakizwa atari ko muri iki gihugu, ati ntacyo turi cyo, ntacyo tuzageraho. Ntacyo uzageraho kandi ufite Yesu. Jyewe nta anko ngira, nta anti, kandi ufite Yesu. Abantu benshi rero kubera ko barerewe Lodebari batekereza nk'abaturage b'i Lodebari. Hari abantu benshi bazi yuko ngo muri iki gihugu kugira ngo uzamuke ari uko ufite anko na anti. Muri iki gihugu ushobora kuzamuka nta n'uyu n'uyu.
gusa kuko Yesu yaguhamagaye akavuga ngo Mefibosheti ndagusubiza agaciro kawe, akakwizamurira ubwe, akagucisha muri koridoru utashoboraga gucamo, akakugeza aho utashoboraga kugera, utagira anko, utagira anti. Ngewe nyambwira abantu, nge nabonye Imana itwara umuntu utagira anko, utagira anti. Hari igihe ndangiza sogonderi, rimwe na rimwe mujya mwumva mbabwira ngo wenda umuntu yahuye n'ubukene. Twebwe iwacu ntabwo twari abakene cyane, kuko twari dufite inka. Ariko burya ikibazo cy'inka, inka ni ubutunzi, ariko rimwe na rimwe hari igihe budakunda. Mu myaka namaze niga sogonderi harimo inshuro zigera nko kuri zingahe zambereye ikibazo, kubera ko habaga hateye indwara y'uburenge. Iyo uburenge bwateraga ntabwo wagurishaga inka. Nkajya muri vakansi bakambwira ati uburenge bwarateye, ubu ngubu ntabwo tugurisha. Ubwo nyine ukabugiza ikibazo kandi ubundi mufite ubushobozi. Ndibuka ngeze muri CZM, ubwo ndavuga ibya banko, ndaratashye kandi urumva ni CZM, tugiye kujya mu kizamini cya nyuma. Hanyuma nsanga bafunze amasoko y'inka kubera uburenge. Noneho rero ndavuga n'ibyo byose nta kibazo, ndajya kwa banko. Anko wa mbere natungukiyeho yambwiye ijambo, n'abandi bose ndabareka kugira ngo na mama atazabimenya akagira agahinda. Ndagenda nigira kwa nyogokuru nicarayo. Ndavuga ni kwiga ndabiretse tu, cyangwa se nzabanza nshyira ubwenge ku gihe, nkabara nkumva igihe nzajya kubona amafaranga. Kandi icyo gihe ntabwo twatangaga menshi, ku gihembwe twatangaga 2,000 gusa. Ariko icyo gihe twatangaga 2,000, umusiri wari amafaranga 80. Nkavuga ntibyo byose niyo nahinga imisiri, niyo nakora iki, nzajya kuyabona abandi bararangije. Ariko burya Imana iraza insanga nicaye kwa nyogokuru, umugabo duturanye tutagira n'icyo dupfana. Araza n'ubwo atari kugiye, atabandi ntibagiye ejo bundi. Ntibaragiye, kukiri hano se. Ubundi ndirarira, ariko uwo munsi Imana yamvugiyemo. Ndamubwira nabuze amafaranga. Ubwo se wabuze nkangaye? Yewe ntabwo ari na menshi, ariko ni menshi kuri jye. Ni 2,000 y'ishuri, inandi make yo kunjyana. Umugabo ntabwo ari anko, nta nubwo ari n'inshuti. Ya indi magara uvuga ngo uyu nguyu ngo ni inshuti magara, arigendera. Mu gitondo saa 12 toko numva arakomanga ku muryango kwa nyogokuru. Ati je ndamwitaba, ati sohoka tuvugane. Ndasohoka, akora mu mufuka aminote enye z'igihumbi. Arambwira ati amafaranga uyu munsi nari kujya kurangura ibishyimbo, ariko natekereje kubona umwana nkawe asiba kujya mu ishuri. Ati numva ntabwo binkomeje. Ati atware, ati nimuzayabona muzayanyishyura. Ati kandi nimutananyishyura nabwo, ati Imana izanshumbusha. Ndagenda nta anko. Buriya rero hari abantu bicara akavuga ngo anko, ngo anti, ngo nta anko ngira, ngo nta anti, ngo nta niki, nta n'uyu. Nkamubwira niba ufite Imana ntuzihebe, ntuzicarire debare ngo wihebe wite intumbi y'imbwa. Kandi Yesu yaraje ngo tugire abana b'Imana. Kandi namaze igihe kirekire ndenda kuvura abantu bamwe muri mwebwe, kubera ko papa yapfuye mfite imyaka 5. Najyaga iteka ryose iyo nagiraga ikibazo nazamuraga umujinya nkavuga ngo ubu iyo papa baho nanjye mba meze nk'abandi, iyo papa baho nanjye mba meze nk'abandi, iyo papa baho mba meze nk'abandi. Cyane cyane ko bari baramwishe nyine, ubwo byiyongeragamo n'urwango. Bari iyo batica data ubu nanjye mba meze nk'abandi, ko papa yari umucuruzi, yari afite n'ikashi. Baramwishe barangije baradusahura, dusigara turi abakene.
noneho nkajya uwo mujinya nkawugaburira ugakurana nanjye. Noneho ukeye Imana maze kwakira Yesu, Imana iranyihererana irambwira ngo ariko hari ibyo ndambiwe mu mutima wawe. Ibi byo guhora uvuga ngo ntiwagize so ntiwagize so ntiwagize so, nta bantu uzi bari bafite base mwiganye batagiye no muri segonderi kandi batsinze, base bakababwira ati ariko urandushya ujya kwiga ngo uzamara iki, uriga ngo uzaba umuzungu, bakabibakura muri za 60 na rwose ibyo kwiga ntibyari bigezweho. Ariko Mana uzi ko ari byo, ngo none uwo mujinya uzawunsobanurira ngo iki, ngo ntiwagize so, nta uzi bari bafite base se batashoboye no kugera aho wagize. Kutagize so ubu ngubu ntufite masters, erego ibyo nabikize maze kubona masters. Ntufite masters ku musozi w'iwanyu, ninde wundi uyifite? Sanga ni giwe genyine. Mfite masters ntagira data, mfite masters nta anko, mfite masters nta anti wabigizemo uruhare kubera Imana. Hari igihe numva abantu bavuga ngo ntaho ushobora kugera ngo udafite anko, ngo ntaho ushobora kugera ngo udafite ugutwara. Iyi Imana igutwaye ikuvanira debare ukicara kwa Dawidi. Haleluya. Iki rero ndagira ngo mukimenye, ntuzigere wipfobya, ariko ikidusubiza agaciro. Iyo Dawidi atima ingoma, iyo Dawidi adahamagara Mefibosheti, ntabwo agaciro ke kari kugaruka. Ntabwo uzigera ubona agaciro kawe utaregera umwami Yesu. Njye numva abantu bambwira ariko ngo umuntu aziranye n'abayobozi nkababwira ariko umuyobozi muzamenyana nawe uruta umwami w'abami, umutware w'abatware n'indi. Kimwe cyushobora kuba utemera ubushobozi bwe, ngo ibyo bababwira ngo Yesu 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 Yesu, ngo Yesu sakora iki? Kudafite anko cyangwa anti ngo ugire undi muntu ugufata ukuboko ngo Yesu, ngo Yesu se, ngo Yesu azakugira ate? Yesu azakugira, azakira uko yageniye kukugira. Uzamwizere by'ukuri uzabona aho azakugarukiriza. Erega ikibazo twagize, abantu benshi bafite ubukristo bugarukira mu rusengero. Iyo ari mu rusengero yumva afite Imana, iyo ageze hanze yarwo yumva akeneye abantu. Jya ugira Imana iba hose. Hari ibintu umuntu aba yumva ariko ukabwira abantu ukavuga uti nyamara ibi bintu ntibarimo kubishyikira kandi bari bakeneye kubishyikira. Kuko jye sinkeneye kubishyikira, narabishyikiriye. Jyewe nzi Imana yanjye idakeneye ubufasha. Nzi Imana utegereza. Buriya nubona Imana yaratinze gusubiza icyifuzo cyawe, ugiye ugasubira inyuma ukareba imyaka Mefibosheti yamaze Lodebari ni myinshi. Kuko yaje kwa Dawidi bamutwaye bamuhagatiye. Yaje kwa Dawidi afite umwana w'umuhungu, bikubwira ngo hari waciyeho nk'imyaka nka 10. Niba yararongoye kare wenda karongora afite nk'imyaka 20, ubwo ashobora kuba yaramaze nk'imyaka nka 16 i Lodebari kwa Makiri, ariko baramwibuka. Ujye umenya iki ngiki ngo niyo byatinda Imana izakwibuka, niyo byatinda Imana kandi burya ibikureba kavuga ngo reka mbe mworohejeho gatoya ndebe yuko ngumaho. Ntuzifate nk'intumbi y'imbwa kandi Yesu arimo kuguhamagara. Kandi niba waramwakiriye uri muto, ahubwo ugenda wicarane nawe, sibyo? Umubwire ngo ariko mwami Yesu narakwakiriye nk'umucunguzi wanjye n'umwami, ubundi wanemye ushyira ku isi, ugena ko nzaba iki, ugena ko nzakora iki. Yobora intambwe zanjye, nsohoza imigambi yawe ku buzima bwanjye. Amen. Nuhaguruka ugiye gutangira akazi cyangwa ugiye kwitangirira business cyangwa ugiye kugashaka, ujye ubyuka mu gitondo ubwire Yesu ngo ndahagurutse uko inyoni ibyuka ku giti ikirirwa igenda ishaka ibiyitunga, ndahagurutse nanjye ngiye gushaka ibintunga, kandi azaguherekeza, ntabwo uzabyicuza. Nkunda aya magambo barangirizaho, baravuga ngo nuko Mefibosheti aguma i Yerusalemu
kuko yajyaga arira ku meza y'umwami iteka kandi yacumbagiraga ibirenge byombi. Tekereza umuntu ucumbagira ibirenge byombi urira ku meza y'umwami, kuko ikimuhesha agaciro si uburyo agenda, nuko umwami yabifasheho icyemezo akamuhamagara. Ikiduha agaciro si ibyo abantu bakuvuzeho, ikiduha agaciro si uburyo usa, ikiduha agaciro si amadiplome ufite, ikiguha agaciro si aho uvuka. Mefibosheti yari yaravutse ahantu heza, ari umwuzukuru w'umwami, ariko amateka akora yuko yisanze i Lodebari kwa Makiri yiyita intumbi y'imbwa. Ariko umwami Dawidi aramuhagurutsa, aramuhamagara, aramwiyegereza, aramubwira ati guhera uyu munsi uzajya urira ku meza yanjye. Haleluya. Wenda nawe mwumvise ku cyumweru, arabasengeye hano ku cyumweru hari umuhungu yahagaze hano aduhuhamya ati barandoropye ati hanyuma numva ngomba kwiyahura. Buriya ari ijambo kudropa ndarikunda cyane, kuko uriya muja yadoropye Mefibosheti, yaramwifu, yaramucitse, yikubita hasi. Kudropa nyine ni ukurekura. Yaramudoropye avunika ibirenge byombi. Niba kudropa ntuziyahure, niyo waba ucumbagira ibirenge kubera ko wakudoropye, hari igihe umwami azaguhamagara. Haleluya. Yaravuze ati barandoropye. Narabiberaga mu iteraniro ko abantu batumvise icyo ashaka kuvuga. Umukobwa yaramubenze aravuga ati ubuzima bwanjye burarangiye, barandoropye, barandekuye. Hanyuma Imana iramufata, agiye kwiyahura. Yarantelefonnye arambwira ati naricaye numva ubutumwa wigishije, mbusubiramo icyemezo cyo kwiyahura ndakireka. Ati ndakizwa. YouTube irakabaho, isigaye ibwiriza abantu mu gicuku bamaze gufata icyemezo cyo kwiyahura. Bari Lodebari kwa Makiri, hasi mu kabande yihebye kuko bamudoropye. Buriya na Mefibosheti ashobora kuba yarajya agenda gutya avuga, iyo batandoropa mba ngenda nk'abandi, iyo batandoropa mba ngenda nk'abandi, iyo batica data ubu nanjye mba meze nk'abandi, iyo ntarerwa na muka data mba meze nk'abandi, iyo batagira gutya batagira gutya. Ariko reka nkubwire, iyo umwami yaguhamagaye arakubwira toya ibyo bivemo, uzajya urira ku meza yanjye. Haleluya. Iyo Yesu yaguhaye umugisha, urasaza abantu bakavuga ngo ariko se uriya, ndiyo njye ntekereza Mefibosheti, bashobora kuba baramuri baze uriya ni Mefibosheti wa undi twari tuzi Lodebari kwa Makiri, niwe usigaye yicara ku meza y'umwami akarirayo acumbagira ibirenge byombi. Akavuga ati ni jyewe nyine, umwami yarampamagaye, umwami yanshubije agaciro kanjye, umwami yaranzamuye, reka Yesu atuzamure. Urimo hano badoropye, hari abadoropwa n'abagabo. Abagabo uno munsi baradoropa, ariko n'abagore muraje mwamaza abantu. Konsigaye mbona abagabo barimo kudoropwa ari benshi. Uzi umugabo wicara umugore akamubwira ngo ugiye nta mugabo nyikubonamo, akakudoropa nyine, ugacumbagira ibirenge. Ushobora gucumbagira iby'amaguru, ushobora no gucumbagira iby'umutima. Hari abacumbagira mu mutima, akajya agenda neza imbaraga barazimumazemo, yajya anatunguka mu rugo akavuga ati bagiye kunyibutsa ko ntari umugabo nk'abandi. Ugacumbagira ibirenge byombi. Ariko iyo umwami yaguhamagaye agusubiza agaciro kawe. Ntuzite intumbi y'imbwa, kandi Yesu yaragupfiriye. Amen. Reka dusoze dusenga Imana, musubire mu mirimo, ariko mbwira abo badoropye mwese. Erega ubu ngubu mbabwiye nti mumanike abacumbagira ibirenge mwasanga ari benshi. Hari abacumbagira ibirenge kubera ko ababyeyi batabitayeho, hari abacumbagira ibirenge kubera ko abagabo batabitayeho, hari abacumbagira ibirenge kubera ko abagore batabitayeho, hari abacumbagira ibirenge kubera ko ba mama babo batabitayeho.
hari abacumbagira ibirenge kubera ko batagira anko na anti bakomeye, hari abacumbagira ibirenge kuko abantu bakubwiye ko usa nabi, hari abacumbagira ibirenge kuko bireba bakabona nabo ubwabo bisuzugura. Ariko Imana ikabwira ati kuki wisuzugura, ajye nkukunda. Amen. Nubireba mu ndorerwamo jya uhagarara muri uvuge ngo ariko nshobora kuba ndeba nabi. Ubwo Yesu yampfiriye uyu mutwe nuko Imana iwureba ikabona ari mwiza. Abahungu bo rwose njye nibaza impamvu umuhungu mubi aba arwaye indwara ki. Gusa ndabona umuhungu wabuze umugore arongora. Wenda abakobwa bo bashobora kugira ikibazo kuko ntibitoraniriza. Ariko kumva umuhungu arimo arakuririmbira indirimbo yuko ari intumbi y'imbwa, kwezi we ninde wo kuri intumbi y'imbwa kandi uri umugabo. Ngo nta mukobwa uzankunda, barakobeshye. Ngiye mbona no muri quartier zimwe z'abakene ahubwo niho barongora cyane. Hari abantu batagira namba, nta body nta money nta niki niki, barongora buri munsi. Hanyuma ukicara ukavuga ngo uri intumbi y'imbwa, ngo muzabona n'ugukunda, bazagukunda. Iyo Yesu yagusize ubukundiriza bwe ahubwo baragukunda bakanagushaka. Reka ntuziyite izina ribi. Imana yaratwise izina ryiza. Twe turi abana b'umwami, turi ibikomangoma, turi abaragwa b'iteka. Iryo ni ryo zina muzarebe muri Bibiliya, mufate Bibiliya zanyu murebe amazina Imana yaduhaye. Iyo turi muri Yesu Imana itwita abera. Iyo turi muri Yesu Imana itwita abantu batoranijwe. Iyo turi muri Yesu Imana itwita ubwoko bwayo. Iyo turi muri Yesu Imana itwita abana b'Imana. Iyo turi muri Yesu Imana itwita abaragwa b'ijuru. Hanyuma warize ukita intumbi y'imbwa. Ntuzongere. Imana ibagirire neza. Musubizwemo imbaraga, musubizwemo ibyiringiro. Dusenge Imana. Kandi niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana avugana nawe akakubwira ngo uyu munsi wari ukwiye kumva iyi message, nicyo cyakuzanya, ngirira neza, nawe wigirire neza. Umanike ikiganza ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi ibyo numvise ndabitahanye. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Ni inshuro nyinshi Satani ajya turirimbira indirimbo y'agasuzuguro. Ni inshuro nyinshi Satani ajya turirimbira indirimbo yo kudupfobya, ndetse agakoresha abantu baturi hafi, agakoresha ababyeyi, agakoresha inshuti, agakoresha abo twakundanye, bakatwumvisha ko rwose turi intumbi y'imbwa, kandi tukabyemera. Ariko ndasengera buri muntu wese uri hano ngo dukuremo icyo kintu cyo kwisuzugura, dukuremo icyo kintu cyo kwipfobya, dukuremo icyo kintu cyo kwibeshya ko ari ukwicisha bugufi, ari ukwiyanga, ari ukwisuzugura. Udukure muri iyo gereza y'Irodebari, utuzamure, kuko waravuze ngo uzatuzamura, udukure ku cyavu, utwicaranye n'ibikomangoma. Si ikindi wavugaga, tuzicarana nawe, umwami w'abami, umutware utwara abatware, umwami ushobora byose. Gendera buri muntu wese uri hano Mwami, kuko Mwami Yesu abakwemeye bose, abakwakiriye, wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka buri muntu wese uri hano akwakire mu mutima we, umubere umwami, bimuhindura umwana w'Imana, bimuhindura igikomangoma, uzaturana nawe iteka ryose. Wumve gusenga dusengeye aha ngaha, usubize imbaraga mu bwoko bwawe, basubizemo ibyiringiro, basubizemo icyerekezo, ubaho umugisha mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Twongeye gusenga no kwinginga dusengera ibi byifuzo. Urabizi iki giseke kirimo ibyifuzo byinshi, duhora dusengera, duhora dusubiramo. Ubirebe, hari abaguhaye ibyifuzo by'uburwayi, urambura ikiganza cyawe ukize imibiri yabo, ubasubizemo imbaraga. Hari abaguhaye ibyifuzo by'ibibazo byo mu muryango, urambura ikiganza cyawe usana imibanire yabo, usanganye imitima y'abana n'iy'ababyeyi, usanganye imitima y'ababyeyi hagati yabo, kandi unahuze n'imishuti n'imiryango, ko nabyo bijya bitandukana bigateza ibibazo. Turasengera imiryango idafite abana, turasaba urubyaro, turasaba abana, twifatanije nabo gusenga, kandi uyu mwaka uzatunezeza tubonye ibisubizo byo gusenga kwacu. Kandi Mwami urambura ikiganza cyawe, wongere ubikore, kuko tuzi neza mu masengesho tumaze imyaka dusenga, hari benshi bashubirijwemo, hari benshi bajya baza no gushima ko bari bamaze imyaka 8, imyaka 7, imyaka 10 batabona abana, ariko nyuma yo gusenga bakabona bashubijwe. Wongere ubikore, ubikorere n'abasigaye inyuma. Kandi Mwami uzabifuza akazi, uzabafite imanza, uzabafite ibibazo by'ubukode, by'amadeni n'ibindi byinshi. Turasenga ngo urambure ikiganza cyawe, usubize ibyifuzo by'ubwoko bwawe.
turasengera bifuza gukizwa, koko kwa gukomeye gusya ububyutse kuri iri torero ndetse no ku yandi matorero yose, abantu bihane, abantu bahinduke, abantu baze mu gakiza, kandi buri munsi utwongerera abakizwa, kandi natwe twese twakijijwe twongerera imbaraga z'umwuka, tuzamure, utuzahure, utwagure, tubwirize ubutumwa abantu bakizwe, nitwigisha abantu bahinduke, nidusenga ibintu bihinduke, imbaraga z'umwuka zikorere muri twebwe kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, turahagurutse tugiye mu kazi, abandi bagiye gusubira mu ngendo, cyangwa abandi bagiye mu bindi bagiyemo, turasenze ngo buri muntu wese umuherekeze, agendane nawe, umugeze aho agiye amahoro, kandi aho agiye naho ukomeze kuba muhera umugisha, ariko cyane cyane ukomeze kutwibutsa ijambo ryawe. Twongeye kuvuga ngo reka umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera ubane natwe twese n'abacu bose ibihe byose ahantu hose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Mugendane na Yesu.